Nta kuri kutazigera kumenyekana mu gihe Yesu akicaye ku ntebe y'impuhwe n'imbabazi. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Dutangiye umugore agiye kuroga umugabo we arimo ahumanya ji agiye kuba yamugaburira, amubwira ati baby ngufitiye surprise, ati ngufitiye surprise. Inyuma umukozi yaje ashyiraho indorerwamo, umugabo arimo arakurikirana buri kimwe cyose, nawe ndorera. Niyo mpamvu ntangiye mvuga gutyo ngo nta kuri kutazigera kumenyekana. Umugabo yahise ajya aba pararize, umugore aramubwira ati ese be uhangayikishijwe n'iki, ufitiye surprise ntabwo uri kubibona, ati please ati wake up, ati bimeze bite. Umugabo yabaye pararize, umugabo ari kureba inyuma yiwe iyo gift agiye kuba yamuha, ese biragenda bite. Umugabo yaramubwiye ati ndi maso yewe nta kibazo. Arareba neza, acisha ku ruhande aritegereza, areba gift, areba surprise umugore wagiye kuba yamukorera. Gusa umugore we ntabwo azi ko n'umukozi amuri inyuma n'indorerwamo ari kubasha kuba yakurikirana ibiri kuba byose. Umugore yaramubwiye ati uramenye ujijishe, ntunteze uyu mugore atabasha kuba yanyica. Umugabo nawe amucira isiri ati surprise baby, ati baby, ati wabonye iyo niyo mpano yawe nkuzaniye muri aka kanya nkutunguje. Umugore uyu mukozi yaraje azana cya kirererwamo, niba ari indorerwamo ukuntu mubyita indorerwamo, nuko nguko ubwo arangije yibisha ahangaha. Mana nyagasani, umugore yihisha aho ngaho, uyu nawe amuza impande, amwicara impande, ari kumubwira ati surprise baby, ati nari mbizi yuko inyota yakwishe, nari mbizi neza ko ukeneye ako kunywa aka kanywagi kugira ngo ubashe kuba wakwica ingagwa si icyaka. Nawe ndorera icyo atazi. Reba uburyo ari kumwiyoberanyaho, reba mutembashyushyu, reba nawe buriya numara gushyira umuntu mu buzima bwawe ukamwizeza yuko muzabana ubuzima bwawe bwose, ikiba gisigaye ni ugusenga Imana, uwo mubano Imana ikawukomeza ikawuha umugisha. Umugore arashaka kumuhitana, umugore arashaka kumugirira nabi, arimo aramubwira ati nywa wumva ushize icyaka, ati ndaje nkuzanire n'agasumizo, ati ndaje nkuzanire n'umugati. Mana nyagasani, umugabo yabyiboneye neza. Uyu yavuye akimara kugenda yazanye akantu k'agakoroboyi, akantu gato kari aho ngaho k'agasahane kugira ngo reka turebe. Yaraje ahita amwaka yaji, arangije ahita ayisukamo aho ngaho. Buriya ubutabazi bw'umuntu buba buhari. Yaramubwiye ati rero boss, nawe wabyiboneye, icyo ngusaba nta kindi, wumva icyo nkubwira, mera nk'umuntu ugizweho ingaruka n'iji inyoye, uhita usinzira, wipfushe, ube nk'aho ubuze ubwenge, kugira ngo ubashe kuba wakurikirana andi makuru abera ahangaha na buri kimwe cyose kibera ahangaha. Njyewe hari amakuru mfite ariko ntabwo mfite kuyakubwira, ahubwo ndashaka kwiyumvira ukanayibonera, kuko ntabwo wigeze umbera boss mubi. Nta nubwo rwose nakwemera ko ibi bintu biba. Nzi ijambo ry'Imana icyo rivuga, tizana nako gasigayemo kasukemo ahangaha. Umugabo aracecetse arimo arategereza. Mana nyagasani, buriya uburinzi bwawe burahari. Ese wowe witeguye kubwakira? Ese wo ku ruhande rwawe utekereza iki? ni ukugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Umugabo yatangiye kuvuga ati uyu niwe nihebeye, uyu niwe rubavu rwanjye, uyu niwe ushaka kundangiza. Ibi bintu nk'ibi ngibi kuki biba bibaye? Mana nyagasani yatangiye kwibaza impamvu. Mutembashyushyu wiwe yaraje, nuko aza rwose amodarenga. Ni umugore mwiza ubona yuko rwose yakubaka akabyara ahungu na kobwa, urugo rugatera imbere. Urabona yuko ntacyabuze, ariko disi arashaka kwangiza uno mugabo. Yaraje asanga jiri yayimazemo, aratangira ati wow, ati nari mbizi yuko inyota yakwishe. Nanjye ati rwose nari mfite inyota nyinshi cyane. Arangije afata ikirahure aracyitegereza, avuga turakimaze. Ati kugeze kuki utampaye basi nsigireho gake? Ati yewe nari nzi ko nawe rwose wanyoye, agiteretse ku ruhande. Gusa umugabo amakuru arayazi neza, yatangiye kwikorakoraho. Umugore ariko atangira kumubwira ati baby rero, ati njyewe niba ari ikintu nshaka, ndashaka ko duhindura imikorere,
ndashaka kumpa agaciro, uri kugenda cyane, ingendo zawe zikaba nyinshi, ntunyiteho, ntumeke ya zawe. Atangiye kumubwira ati baby, turabizi impamvu, ni impamvu zo kwiga, ati ni impamvu narindi mu buryo bwo gushaka buruse, ariko ngufitiye amakuru meza nshaka kuguha, nubwo numva ntameze neza, numva ibitotsi binyishe, ati nabanza nkijya kwiryamira, ati nkaza kuba nakubwira nyuma. Umugore nawe aramubwira ati rwose uramenye ntugende utambwiye, ati ntugende utambwiye rwose, ati ibyo ushaka, ati nta kibazo, ariko wabanza ukambwira nta kibazo, ati banza umbwire ni ukuri. Ese biragenda bite? Yamaze kumushyiramo karyukumve, azi ko yabashije kuba yayinywa, yabashije kuba yayishyira mu mubiri wiwe, ubu ngubu arimo araserebura, ari nako amuganiza amubwira ati baby, ati ntukigore, ati wabanza ukaryama, atari ko icyiza cyambera ni uko wabanza ukambwira. Ese aramubwira iki? Ese agiye kumubwira iki? Hari abantu nk'ibi biba akahita arwana, ariko buriya kurwana cyangwa se kwisararanga, kugaragaza imico mibi itari myiza, cyane cyane y'urugomo, ntabwo aba ari byiza. Ikibazo ntabwo gikosozwa intambara. Yaramubwiye uti ngufitiye surprise ngiye kuguha, ati ngufitiye surprise ikomeye cyane, kandi ngufitiye surprise ebyiri, ngufitiye impano ngiye kuba naguha. Mana nyagasani, yaramuhobeye aramubwira ati se baby, ugiye kumpa iyihe mpano? Ati ugiye kumpa iyihe mpano? Nyuma y'uko nkuhaye impano nawe ugiye kumpa indi? Wawu, birakwiye, ndategereje. Ati ngaho tegereza, ati urabizi neza mama wawe afite ikibazo, ati wambwiye ikibazo cya mama wawe, ati kandi nyuma y'uko ukimbwiye nagitekerejeho, kandi mbona yuko ari mabukwe wanjye akwiye kugira ubuzima bwiza, akabaho neza. Hari ikintu natekereje cy'ingenzi, nyuma y'uko nkubwira ikindi, reka mbanze nkore iki kintu. Yatangiye kwikoroza, yatangiye kwigira nk'aho ubuzima bwiwe buri habi. Mana nyagasani, yarategereje kugira ngo arebe icyo abasha kuba yamukorera. Nawe utegereze, niba ugeze aha ngaha utarakora subscribe, yikore, ukore na like, ubundi udushyigikire, reka turebe impano agiye kumuha. Mana nyagasani, yamugeneye impano y'amafaranga. Ati mama wawe, ati ndabizi neza afite ikibazo, afite ubuzima butamworoheye, akira izi miliyoni, ati izi miliyoni ni nyinshi cyane, ziragenda zibe zamuhindurira ubuzima. Mana nyagasani, nawe reba ibyo yamuteguriye, nawe reba amafaranga amuhaye, arashaka kumukura mu buzima, arashaka kumwambura ubuzima, arashaka kumutuma ku Uwiteka, ariko reba ibyo amukoreye, ari nako atangira kwigira nk'aho yagize ikibazo. Mana nyagasani, umugore yarayarebye biramurenga, yibuka ibintu akoze, ati ntabwo bishoboka, iyi mpano ntabwo yari ikwiye. Uyu nawe aratuje cyane, arimo arikanda, arimo arishaririza, arimo arikasharinga. Mana nyagasani, umugore yaratunguwe, ati iyi mpano ni iya mama, ati ntabwo byakunda, ati kubera icyo uhisemo sheri, ati kubera icyo uhisemo, kubera iki wigoye? Ati no, ati ntabwo ari iyo yonyine, gusa nanjye mfitiye indi mpano yawe yihariye by'umwihariko, iyo ni iya mama wawe, kandi ayo ni amafaranga menshi yamugirira akamaro, ariko nawe ngomba kukwitaho, ngomba kuba nakwitaho. Yakuye amafaranga, yakuye andi mafaranga, aramubwira ati aya ni ayawe, uyakoze icyo ushaka, wajya muri shopu, wasohokana n'abashuti bawe, aya ni ayawe. Mana nyagasani, yarayarebye, agahinda karamwica, yibaza ibintu akoze, azi ko ari mu marembera, arimo agenda, avuga ati yatware, ati ubuzima ni ubuzima, ati kandi amafaranga ni ibishakwa, akira buri kimwe cyose, ugende ube wakoresha inzara, ugende ube wajya muri salo, wahindura wigi, ibintu byose ubishyire ku murongo, nkeneye ko usa neza ukampresenta. Umugore yaramubwiye ati sheri, ibintu ukoze birantunguye, umutima wanjye ndumva ukomeretse cyane, wikomerekwa, ati wikomereka kuko nkukunda, ati wikomereka ahubwo ishime. Mana nyagasani, umugore yagize ubwoba, umugore ari gutekereza ibintu akoze, umugore ari gutekereza n'ibyo umugabo wamukoreye, akumva birahabanye cyane. Ese biraza kurangira bite? Biraza kurangira bite? Kurikira, ntugende udashoje ino video, uyisoze kugira ngo urusheho kuza kuryoherwa. Iri ni isomo umugabo wese cyangwa umuntu wese wifuza gushinga urugo akwiye kuba yafata, akarishyira mu mutwe. Usharinga iyi video, unakore subscribe na like, ukomeze dushyigikire. Umugabo yaramubwiye ati
ntuzigere ugira ikintu ubura, ntuzigere yajya gusoza akitaka agataka mana yanjye. Umugore byara nyabyo yahise agira agahinda, yatangiye kuvuga ati sheri ko mbona ufite ikibazo, bigenze bite? Ko mbona bigenze bite? Kubera iki? Ati ngiye ndumva umutima wanjye uri gushiduka, ati kandi ndumva igifu gitangiye, ndumva ibintu bitangiye kudogera, sinzi ikibazo mfite, sinzi ikibazo ngize muri aka kanya. Umugore byaramucanze, umugore arashaka kumwica amuziza amafaranga ashaka kumuziza ahise ayamuhereza kandi ubuzima bwe buri kugenda. Mana nyagasani yahise atangira kumufata amafaranga yashyira hasi, ati sheri tuhumure uraza kumera neza, ati kandi niba bikoze cyane mbwira tujye kwa muganga. Mana nyagasani atangiye kumbwira ati tujye kwa muganga. Umugore azi ibyo yakoze. Hari igihe umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Mana yanjye nawe reba umugore atangiye kwicuza ibintu akoze. Kugirira umuntu nabi utazi icyo agutekerezaho aba ari amakosa akomeye cyane, biba ari amakosa. Ibintu ntimukabikore, mujye musenga, musome ijambo ry'Imana. Ntabwo waba usoma ijambo ry'Imana ngo ukore bino bintu. Mana nyagasani yafashe amafaranga, abona umugabo ari gutaka cyane, ahita yajugunya ahangaho, ati n'amafaranga ntacyo amaze, icya mbere ni ubuzima. Yahise ahindura ibitekerezo mu kanya nk'ako guhumbya, yahise ashaka kumufata, amubwira ati sheri, ati umeze bite? Ati uri kuribwa cyane ngo ujyane kwa muganga. Yashatse ukuntu amujyana kwa muganga, ese birarangira bite? Niwe umuroze, niwe umwiyiciye. Ariko nawe reba, asubije inyuma ibitekerezo, abona yuko ibintu byose akoze ari ubusa. Yatangiye kuvuga uti sheri, ati reka ngujyane kwa muganga, ati reka mpamagare, ati reka gupfa sheri, ati wisinzira ndagukunda, ati ibyo unkoreye byose binyeretse yuko unyitayeho kandi nta kindi njye nakora uretse kukwitaho nkagusevinga. Mana nyagasani yahise ahwera. Ese arabikoraho iki? Mu gihe uyu nguyu nawe yahise aza yirukanka, ati birabaye dore aho babipanganye. Master plana nguwo, ibaze nawe. Umugore yaramubwiye uti arapfuye mana we. Ati se sibyo twashakaga? Ati ibyo twashakaga se ni ibiki? Ati reba yamaze no kuma amafaranga none ahise apfa. Ati zana nayo mafaranga. Yahise yamushikuza, yaramubwiye ati no, umutima wanjye wamaze guhinduka, ngiye umugabo wanjye ndamukunda, nta n'ikindi kintu nshaka ko dukora. Umugabo yaramubwiye ati vayo tugende, afeye irarangiye. Mana nyagasani, umugore yaramubwiye ati ntabwo mva ahangaha, ati ubwo mfasha tumujyane kwa muganga, ati ntabwo nawasiga umugabo wanjye ndamukunda. Umugabo yaramubwiye ati wakigoryi, ubundi ni wowe twapanganye gahunda, ni wowe wanyujijemo umupango wose, vayo se nyine tugende. Ati ndekura, ati umugabo wanjye ndamukunda, ntabwo nshaka kumusiga aha, ngwino mfashe tumujyane kwa muganga. Buriya rero umanika agati wicaye nibyo nakubwiye, wajya ukamanura ugahaguruka. Satani ni umushukanyi cyane kandi ni uko ahemba. Akamubwira ati sheri rukundo rwanjye, ati ndagukunda, wigenda ndacyagukeneye. Yahise agenda mu cyumba, azana igikapu cy'amafaranga, akuramo amafaranga. Mana nyagasani amubwira ati dore n'andi ari hano, vayo tugende tuyongeranye ibintu byose. Umupangu wabashije kuba wagenda neza. Yavuyeyo aramubwira ati zana icyo gikapu, ibintu by'amafaranga njyewe nabivuyemo. Ati njyewe umutima wanjye wamaze guhinduka. Umugabo aramubwira ati ntunyinishe, njyewe ntabwo ngana nawe. Ati zana icyo gikapu, ati cyangwa niwanga mpite mbyitwarira. Ati njyewe ntabwo mbyemera noneho, ati niwanga ndahamagara polisi. Mana nyagasani, nawe ujye undebera abagore. Iyo Satani yamaze kwinjira mu muryango, yamaze gusenya ibintu byose biradogera. Reba nawe ibintu akoze bikino, ariko nawe reba ibintu biri kumaho. Ari kumubwira ati njyewe nabikoze nibyo, atari kubikora kwanjye ntekereje kabiri, mbona yuko amafuti yose nakoze. Ati ayo mafuti yose rero ku mafaranga nk'aya ngaya arimo ahangaha, izi ni miliyoni nyinshi, ntabwo ugomba kuba wazikiniramo. Ngwino tugende twubake urugo rwacu tubane. Ati njyewe nta mutima mfite wo kubana nawe, njye nishe umugabo wanjye. Ati kandi
nubwo ari njye wabikubwiye nkakubwira n'uburyo twabikora nkaba nanabikoze, ariko umutima wanjye uramukunda, ibyo yankoreye, urukundo yanyeretse ntabwo ari wowe warunyereka. Unyeretse urukundo rwo kwica umugabo wanjye, ariko wanyeretse urukundo rwo gusevinga umuryango wanjye nanjye ubwanjye. None reba aryamye ahangaha, basi reka tumujyane kwa muganga abashe kuba yakira, njye tuzabana nawe. Ati ndakwiyamye n'ikindi gihe ujye ukinisha bene wanyu, vuye tugende buri kimwe cyose, n'aya mafaranga ari menshi twabyaza umusaruro, reka intumbi y'umugabo wawe isigare ahangaha. Mana Nyagasani yararebye afata ya mafaranga arongera arayamwereka, arambwira ati ariko cimo nizamba, ati ndakwinginze, gushuka bibaho, ati bifate nkaho nkwangirije akazi, ariko nzaguha impozamarira yawe. Mana Nyagasani yarongeye aragaruka ngo yumve ko agihumeka, yarongeye aragaruka kugira ngo amwegure byibuze, yumva yatangiye kuremera. Umugabo yatangiye kwiremereza. Wibuke neza amakuru arayazi neza, amakuru akantu ku kandi yatangiye kumukurura, amukurura aramubwira ati vuye tugende wanjijiwe, ati niwanga ndanagukubita, nindangiza ngusiga ahangaha nkwishe n'iyu mugabo wawe, ati kugira ngo ubone yuko nta mikino mfite. Hari abantu barakaye, hari abantu bakorera Satani, hari abantu bakoresha imbaraga z'umwijima. Yaramwinginze, arangije akora amafaranga, aramubwira ati ngiye ku mafaranga, ati n'abantu 100 nabica. Mana Nyagasani niba ugeze ahangaha ugikurikiye video, ntugende video utayishoje kuko waba ucitwe cyane bikomeye. Iyi video ni nziza, irimo isomo zikomeye, irimo isomo ikomeye cyane. Yaramwinginze aramubwira ati mbabarira ndakwinginze, reka ibintu tubirangiriza ahangaha, ati nta kindi kintu nshaka uretse umugabo wanjye. Ahubwo yahise amufata amuterura, umugabo wiwe yahise akorora areguka. Yahise yeguka aramubwira ati stop, muhagurukira aho ngaho, muhagarara aho ngaho, ati nabumvishe, buri kimwe cyose nacyumvishe, nta soni. Mana Nyagasani wibuke neza. Yahise amubwira ati vayo hano, igira hino. Yatangiye gufesinga umugabo, amubwira ati nta soni, mpereza igikapu cyanjye, umereze n'amafaranga yanjye wanjishiwe. Mana Nyagasani wibuke neza, izi ni ingaruka zo gukundwa, izi ni imbaraga z'igikundiro zuriya mukozi wemeye gutabara. Izi ni imbaraga z'Imana. Satani nuko agayika, akazi ka Satani nuko gakorwa. Satani aragushuka yarangiza akahita gutaba mu nama. Yaba umugore wakoze ibi, yaba umugabo wakoze ibi ngibi, byose yabikurikiranaga intambwe ku yindi. Arangije afata igikapu agishyira inyuma, ambwira ati niko wa mugabo we, ni kubera iki uza mu buzima bwanjye ugashaka kubwangiza? Wambwira icyo ushaka cyose nkakiguha uko ngenda umukire, ariko ntabwo wanyangiriza ubuzima gutya. Yaramwitegereje, aramufesinga. Umugabo yamaze kurakara, umugore nawe yabuze amajyo. Arangije umusore abwira umugore, amubwira ati ariko ibi bintu byose niwe wabipanze, niwe wanyinjize muri iyi gahunda. Ati bwo yayikwinjiza muri iyi gahunda nta burenganzira ufite, yewe umutima wawe, nama wawe niba utagira ubwenge ukakuyobora kwica umuntu nta soni kubw'amafaranga. Ati nawe uzapfa, ati kandi igihe cyawe kizagera upfe. Twese dufite igihe cyo gupfa, ariko ntabwo ari ngombwa gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ese jya muri comment utubwire, ari wowe ibi bintu bibayeho wakora iki, wahita ukora iki? Umugabo yaramubwiye ati rero, ati ngiye ikintu nshaka ni kimwe ahangaha, urumva? Ati ni ikintu nshaka ahangaha, ibi byabaye byose byabaye, n'impamvu yabyo nayumvishe, buri kimwe cyose nakiboneye, ibyifuzo byawe ndetse n'ibyifuzo by'uyu mugore byose nabyumvishe. Ndakubwiye ngo vangaho ugende cyangwa mitema amagara polisi zigufunga. Nta gihano nshaka kuhabwa, ati nta kindi kintu nshaka kuhabwa, aturetse ubugingo, uretse kuba ndiho byonyine birahagije. Nutavanga ndahita mpamagara polisi. Ikigabo cyarirukanse. Rwose niba abagabo usanga bikorera akazi kabo mu makaritsiye yabo, namwe murabazi babita abapfubuzi, babandi basenya ingo z'abantu, babandi bafite imyuka mibi bagenda bayikwirakwiza mu ngo z'abantu. Umugore nawe yabonye uko bigenze kuko yari yamaze guhindura intekerezo. Yahise amufata, aramubwira ati sheri ndagukunda. Aramubwira ati ndekura wa mugore we, umutima wanjye wamaze kukuzinukwa. Reba ibyo nkora byose, ibyo nifuza kugukorera byose, ubu bitesheje agaciro, ukansuzunguza akagabo nk'aka ngaka kadafite
kadafite shingiro na rugero. Umugore yamusabye imbabazi, yaramubwiye uti nibyo rwose uwo mugambi nari ngufite, ariko mbabarira, umutima wanjye wamaze guhinduka. Niba warigeze unkunda, niba byibuze yongera umpe amahirwe ya nyuma, byibuze ndabasha kuba nakora ibyo nkora kandi nkabishyira ku murongo, nta nubwo nzongera kugerageza kuba naguhemukira. Ni uku nguku Satani akora, ni uku nguku rwose ahemba. Yamusabye imbabazi, aramwitegereza, atangira kwinyuraguramo, aramubwira ati imbabazi naguha, ati imbabazi naguha ni uko byibuze wava aha ngaha ukagenda, sinzongeye kukubona mu buzima bwawe. Kandi reka nkubwire wa mugore we, uhemukiye umuryango wawe. Njyewe ntabwo umpemukiye kuko biragaragara yuko ntagukwiriye, niba wagiye kujya mu bandi, ahubwo uhemukiye umuryango wawe, wangirije mama wawe. Ibyiza byose yari agiye kubona byose biburijwemo nawe. Mana Nyagasani, buriya mu buzima hari ukuntu umuntu ahemukira undi mu buzima rwose, ugasanga wabayeho nabi cyangwa wabuze amahirwe runaka bitewe yuko wari umuntu waguhemukiye kandi wizera mu buzima bwawe. Aramubwira uti uhemukiye ababyeyi bawe. Undi aramubwira ati basi reka kubafasha ubihorere, ariko ngiye ngume mu maboko yawe, kuko rwose ubuzima bwanjye nta handi hantu mbukesha, nta wundi muntu mbukesha uretse wowe. N'umutwe wanjye namaze kwisetingamo yuko ngomba guhinduka, kandi ngomba guhinduka umugore mwiza wo wifuza yuko mbawe. Mbabarira ndakwinginze. Umugabo yaramwumvishe. Ese ari nkawe? Jya muri comment utubwire, ari nkawe wakora iki? Ese ari nkawe watanga imbabazi? Ese ubaye ari nkawe mugore wakora iki? Nawe ushyire mu cyimbo cye. Umugabo yaramubwiye uti uramenye, ndashaka kuvuga ijambo rimwe ryonyine rigasobanura ibintu byinshi. Ahangaha turi kumwe njye nawe, nta wundi muntu uri ahangaha. Nyumva neza, uko wateguye umugambi wawe wo gushaka kundangiza, njyewe nta buzima bwawe nshaka. Ati niba ubyemera, basi mfasha mbe umukozi ahangaha, sinzongere kwitwa umugore wawe, basi mbe umukozi ahangaha, ariko nta handi hantu mfite ho kujya. Ari uriya yamutaye, ari uyu nguyu nawe agiye kumuta, ese biraza kurangira bite? Ntukagire uruhare, ntugahe icyuho Satani. Niba wubatse, ujye ukatira umuntu uwo ari we wese w'umusore, kuko nyine ntaba yubatse, ntabwo aba azi iby'ingo. Icya mbere cyo ujye uha agaciro umugabo wawe, kabone niyo mwaba mutameranye neza, mujye musabana imbabazi, buri kimwe cyose kigende neza. Umugore yabuze ayacira n'ayamira. Ese ari nkawe wabigira ute? Ndacyakubaza. Jya muri comment utubwire. Mujye musenga, musome Bibiliya. Yaramubwiye ati va ahangaha ugende. Undi aramubwiye ati basi mpa amahirwe ya nyuma, ati ndakwiyamye, va ahangaha ugende. Aramwirukanye, amukurikije uriya mugabo. Nawe ari nkawe wakora iki? Jya muri comment utubwire. Filime yacu nuko igenze.